isi habarwa ibihugu 30 byemera ugushakana hagati y'abantu barenze umwe. Umugabo akaba yashaka abagore barenze umwe cyangwa umugore akaba yashaka abagabo barenze umwe. 25 muri ibyo bihugu 30 nibyo muri Afurika. Ibihugu byinshi bituwe n'abayisilamu benshi, cyane cyane bifite ubuyobozi bushingiye ku idini ya Isilamu, byemera ko umugabo umwe ashobora gushaka abagore bageze kuri 4. Ibitabyemera harimo Turukiya bivanye mu mwaka w'1926 na Tunisia yabikuye mu mwaka w'1957. Muri Kenya mu mwaka w'2014 batoye itegeko ryemerera umugabo gushaka umubare w'abagore yifuza. Uwo mugore yashatse mbere akaba ari we utanga uburenganzira ku mugabo we bwo guhitamo abagore yifuza, ndetse akaba yanamuhitiramo abaribo. Ariko itegeko rikanavuga ko umugabo ashobora gushaka abandi bagore bitabaye ngombwa ko umugore wa mbere yamuhera uburenganzira. Ntago ari ibihugu byinshi byemerera umugore kuba yashaka abagabo barenze umwe, ariko ibice bimwe na bimwe by'isi nka Tibe umugore yemereye gushaka abagabo umubare yifuza. Mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda naho hari aho umugore yemereye gushaka umubare w'abagabo yifuza. Mu Buhinde naho nuko. Hari abaturage babyemera nk'abitwa abatoda. Mu bihugu byinshi ku isi gushaka umugore umwe no gushaka umugabo umwe ni itegeko. Ubu ni nabwo buryo twayobotse turi benshi. Hari igihe abatuye isi babagaho nta terambere ririho, igihe abatuye isi bose babaga mu mashyamba batunzwe no guhiga. Iki gihe nta mategeko ategeka gushaka umugore umwe cyangwa gushaka umugabo umwe yabagaho, ndetse nta nubwo bari bazi ko gushaka umugore umwe cyangwa gushaka umugabo umwe bibaho. Gushaka nabyo ubwabyo bagomba kuba batari babizi, gusa bahuzaga ibitsina bakororoka. Gushaka umugore umwe cyangwa se gushaka umugabo umwe byavuye he? Umuntu ni ikinyabuzima cyagenewe kubana n'umugore umwe cyangwa kubana n'umugabo umwe ubuzima bwose, cyangwa tubyishyiramo kandi imibiri yacu iremye ku buryo ikwiye kubana n'abagore benshi cyangwa se n'abagabo benshi. Uramutse ushatse gusobanukirwa imiterere yacu, amateka yacu n'imitekerereze yacu, byagusaba gusoma ibitabo by'amateka bigaragaza uko abakurambere bacu babagaho, bahiga inyamaswa n'imbuto n'imboga mu mashyamba. Abantu bavumbuye ubuhinzi mu myaka 10,000 ishize. Kuva icyo gihe nibwo iterambere ryatangiye kwihuta. Abantu benshi bari ku buhigi batangira guhinga, bavumbura n'indi mirimo ishobora gutunga abantu, kugeza uyu munsi abantu bakorera akazi kuri telefone igendanwa bibereye mu ngo zabo. Ibi byose bimaze imyaka 10,000 irenga. Ariko mbere y'iyo myaka 10,000 abantu bari bamaze imyaka 200,000 batunzwe no guhiga inyamaswa n'imboga n'imbuto mu mashyamba. Ibi birumvikanisha ko imyaka 10,000 yonyine ari ishize abantu batangiye kubaho ubuzima buteye imbere bwo guhiga, banavumbura indi mirimo yabateje imbere ku buryo uyu munsi tuba mu isi ishashagirana kuri uru rwego. Chapitre ya 3 y'igitabo Sapiens, inshamake y'amateka y'umuntu, ivuga ko mbere y'uko ubuhinzi buvumburwa abantu babagaho icyo gihe umugore yashoboraga kuryamana n'abagabo benshi mu bihe bitandukanye, n'umugabo akaba yahuza ibitsina n'abagore benshi mu bihe bitandukanye, kandi ibyo ngibyo ntabwo byari icyaha cyangwa se ngo bibe ari ibara. Abantu bose bo mu itsinda rimwe bafatanyaga kurera abo bana. Nta mugabo wamenyaga umwana we, kubera ko abagabo baryamanaga n'uwo ari we wese n'abagore bakaryamana n'uwo ari we wese. Abantu bose bo mu itsinda ryawe wabaga utegetswe kubarera nk'abawe. Uyu munsi mu mwaka w'2025 haracyari imico imwe n'imwe ikora ibyitwa paternité collective mu muco w'Abahinde b'Ababari. Mu muco w'Abahinde b'Ababari umwana ntago aba mu ntangangabo y'umugabo umwe, ahubwo umwana ava mu ntangangabo nyinshi z'abagabo batandukanye zihuriza muri nyababyeyi y'umubyeyi. Nikabyizera. Kubera iyo mpamvu umumama mwiza aryamana n'abagabo benshi, cyane cyane iyo atwite. Ni ukugira ngo umwana azavuke yifitemo uturemangingo tw'umuhigi mwiza, umusirikare mwiza, umugabo w'ibigango n'abandi benshi. Birumvikana nk'ubujiji, ariko mbere y'uko abantu bakora ubushakashatsi ku buzima bw'imyororokere, nta bimenyetso byariho byagaragazaga ko uruhinja rwabyarwa n'umupapa umwe. Ngo abanyamateka iyo bakurikiye iki gitekerezo cy'uko abakurambere bacu babagaho buri wese yemerewe guhuza ibitsina n'abagore barenze umwe cyangwa se n'abagabo barenze umwe, banzura ko kubura ubudahemuka cyangwa se gucana inyuma biranga abashakanye bamwe na bamwe muri uyu muryango wacu ugezweho, ndetse no gutandukana kw'abashakanye bikunda kubaho muri uyu muryango wacu ugezweho. Byose biterwa no kuba abantu barategetswe gushaka umugore umwe no gushaka umugabo umwe, kandi mu by'ukuri kamere imibiri yabo itaramenyereye ibyo bintu.
bemeza ko imibiri yacu itazi ibyo bintu ibyo ari byo byo guhuza ibitsina n'umuntu umwe rukumbi mu buzima bwe bwose, bitewe n'uko yamaze imyaka 200 ibaho, aho abantu bashakana barenze babiri, ni ukuvuga umugabo n'umugore. Ariko ibi byo gushakana hagati y'abantu babiri, umugabo umwe agashakana n'umugore umwe, byo bimaze imyaka itarenze 10,000. Gusa nanone ikindi gitekerezo gihakanwa n'abandi bashakashatsi batari na bake, bo bavuga ko imibiri yacu yubakiwe kubana n'umugore umwe no kubana n'umugabo umwe. Aba bavuga ko nubwo mu matsinda y'abahigi b'abagore n'abagabo hose hamwe buri wese yahuzaga ibitsina n'uwashatse igihe abishakiye, ariko buri wese yabaga afite umugore cyangwa se umugabo umwe muri abo benshi afuhira, kandi hagati yabo bakaba banaza abana babyaranye. Kuri bo iyo niyo mpamvu uyu munsi mu bihugu byinshi bigezweho natwe turimo, umuntu ashaka umugore umwe cyangwa se umugabo umwe bakabyarana abana, buri wese akaba azi umugabo we n'umugore we n'abana babo. Gushaka umugore umwe cyangwa se gushaka umugabo umwe byavuye he? Kugira ubwo bibaye itegeko mu bihugu byinshi by'isi. Hari abashakashatsi b'Abanyakanada n'Abadage bemeza ko muri iyi mibereho y'abakurambere b'abagabo buri wese ashaka abagore umubare yifuza cyangwa agashaka abagabo umubare yifuza byateye ingaruka, kubera ko ubwo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zadukaga, abantu baranduzanyije cyane. Bakimara kumenya ko izi ndwara zikwirakwizwa no guhuza ibitsina n'abantu benshi, abakurambere bacu baje gufata icyemezo cy'uko umuntu azajya ahitamo umugore umwe cyangwa se umugabo umwe akaba ari we babana. Umwe muri aba bashakashatsi, Chris Boch, yakoze ubu bushakashatsi wanajya kure. Avuga ko muri iki gihe ubwo indwara zanduriraga mu mibonano mpuzabitsina zadukaga mu bakurambere bacu, iyo baza kubona umuti uzivura, gushakana hagati y'abantu babiri ntabwo byari kuvuka. Na n'ubu abantu baba bagishakana ari benshi cyane. Niko yabitekerezaga. Uyu munsi nubwo mu bihugu byinshi gushaka abagore benshi no gushaka abagabo benshi bitemewe, ariko henshi bikorwa nk'umuco. Ni ingingo ishobora kuba imwe mu zasunikiye Kenya gusohora itegeko ryemerera umugabo gushaka abagore barenze umwe kugeza ku mubare yifuza. Mu mwaka w'2010 nibwo umunyakenya wafatwaga nk'umunyafurika wari ufite abagore benshi kurusha abandi bose yapfuye. Yari afite imyaka 95. Yitwa Asantewusi Akuku. Yari afite abagore 130 n'abana 300. Bari baramuhimbye Danger kuko nta mugore wamunaniraga kumureshya. Yashatse abagore 130, ariko ngo yatandukanye n'abagore 80 kubera ko yagiye amenya ko bamuciye inyuma. Bisa naho nubwo umuntu yagira abagore benshi cyangwa se akagira abagabo benshi, ibyitwa gufuha biraba. Uyu munsi abantu bose bakomoka kuri Asantewusi Akuku bagera ku 200,000. Gushaka umugore umwe cyangwa se gushaka umugabo umwe ukamubera indahemuka mukabana ubuzima bwose ntawe uciye undi inyuma, byaba biri muri kamere yacu? Niyo miterere yacu? Cyangwa umuryango mugari niwo wasunikiye abantu muri iyo migirire, none benshi bakaba babikora bisa nko guhatiriza kubera ko babirenzeho babihanirwa? Hari ahantu henshi ku isi aho umugabo yemerewe kugira abagore benshi, ariko benshi mu bagabo baho bagahitamo kwishakira umugore umwe.